Ese wowe ni gute uploadinga video zawe kuri YouTube? Ukoresha iyi application yitwa YouTube cyangwa ukoresha browser? Muri iyi video ngiye kukubwira itandukaniro riri hagati yo uploadinga video ukoresheje YouTube ndetse nkwereke n'itandukaniro riri hagati yo gukoresha iyi application ya browser yitwa Chrome. Rero nyemerero reba iyi video kuva itangiye kugera irangiye maze ngusobanurira uburyo wakwikoreshereza application naguhitiramo wakoresha ukazajya uploadinga video zawe zikajya viral ndetse zikanarebwa cyane. Nimba wakoreshaga iyi application ya YouTube warangiza ukaza uploadinga unyuze kuri kino kimenyetso cyateranya uri muri YouTube yawe, kuko ahangaha iyo uploadinze ukoresheje iyi application hari settings z'ingenzi udashira kuri video zawe. Rero iyi nama nakugira wowe uraza uhitemo application yawe ya Chrome niyo uzajya uploadingisha. Utibikorwa bite? Ndabizi nawe uploadingisha iyi application yawe ya YouTube, ariko mu by'ukuri mbabarira cyangwa se mfasha uze twige uburyo wako uploadinga wifashishije iyi application yitwa Chrome. Udatinze mu byinshi reka nkwereke uburyo wako uploadingisha iyi application yitwa Chrome. Uraza uyifungure, ariko nyabona ikintu cya mbere urakora uraza muri telefone yawe ubanze making sure yuko kano kantu ko hejuru gafunguye akangaka. Rero uzaza ugafungura, ukimara kugafungura uzahita ufata telefone yawe ufungura application bita Chrome. Ukimara gufungura application bita Chrome uzategereza loading ho gatoya. Ukimara kwiloadinga rero akiri ikintu uzakora uzaza muri search yawe gutya maze uzandikemo ngo YouTube dashboard. Uzaza ubyandikemo nka gutya byanditsemo maze ukore search gakeya. Kimara gukora search nta kindi kintu uzakora uzahita uzanoga kuri tuno tudomo dutatu mo hano hejuru mu nguni ake kurimo kuhabona. Ukimara kwakanda uzahita uza uvivure kano kantu kanditseho ngo desktop site. Dore ngaka akangaka ni kuzaza ukavivura kugira ngo telefone yawe yemererwe gukoreshwa nka computer. Rero nta kindi kintu uzakora uzaza ukavivura. Ukimara kukavivura nk'uko uri kubibona Chrome yacu baye nk'iya computer. Wowe ikintu uzakora kubera uzaba wabanjije gufungura kari akantu ko hejuru uzahita ufata telefone yawe maze uyitambika. Uzayitambika gutya nk'uko uri kubibona. Mu by'ukuri telefone yacu imeze nka mashini, nk'uko nimbuzi uburyo mashini bimeze muri screen ni guki bimeze. Rero ikintu uzakora uzaza ukande kuri iyi link ya mbere iyi ngiyi maze uze uzuminge gutya maze uze ukande hano nganditse continue to studio. Ndakiye kurimo kuhareba ahangaha uzaza ukande hano nganditse continue to studio. Ukimara kwakanda nta kindi kintu uzakora uzarindiraho gake maze telefone maze iyi loading. Uzategerezaho gake izi loading, ntago bizatinda, bizategwa na connection ufite. Ngiye nk'uko uri kubibona wanze connection zanjye ari nkeya. Rero ikintu uzakora uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Ukimara kugera kuri dashboard imeze gutya wowe ikintu uzakora uzaza hano ngaha kuri kano kantu kameze nka foto uzaza ukande kuri kano kantu kameze nk'agafoto hano ngaha mu nguni. Ukimara kugakandaho bazahita bakwereka YouTube channel ufite muri telefone yawe. Uzagakandaho gutya maze uhituza ukanda hano ngaha handitse ngo switch account. Ukimara gukanda hano handitse switch account uzarindiraho gakeya maze bahita bakwereka YouTube channel ufite muri telefone yawe. Wenda nk'urugero ngereka mitemo iyi application iyi YouTube channel iyi ngiyi nzazanye hitemo gutya. Ukimara kuyihitamo nanone uzaza wongera uzuminge gutya maze wongera ukande hahandi hano hasi uzaza ukanda hano hasi handitse ngo continue to studio. Uzaza wakanda. Ukimara kwakanda bizongera byiloadingaho gakeya ntago bizatinda. Uzarindiraho gakeya maze utegerezeho gakeya bazahita bayikugeza hahandi n'ubundi twari tugeze. Rero ikintu uzakora uzazamura gutya uzascrollinga gutya uri kubona gutya n'ibintu ni dashboard ya YouTube. Wowe ikintu uzakora uzaza hano ngaha uze ushake kano kantu kariho akantu kameze nk'akadege kari kuzamuka akangaka niko uzaza ugakandaho. Niko karadufasha ku uploadinga video kajya kuri YouTube ifite quality ndetse ikanabisetting ukanabwizeye uburyo isetinzemo. Rero uzazoha kandi ukimara kwakanda uzahita uzarindiraho gakeya uzazoha kandi. Ukimara kwakanda bazahita bakwereka ikintu kimeze gutya. Wowe ikintu uzakora uzaza hano ngaha kuri kano kantu kameze gutya bakita upload, niko uzaza ugakandaho. Ukimara kugakandaho bazahita baguha access ugere ahantu hameze gutya. Wowe ikintu uzakora uzakanda hano handitse ngo media picker uzazoha kandi. Ukimara kwakanda uzategereza maze bahite bakugeza muri file ya telefone yawe. Nkuko uri kubona hano ngani muri file ya telefone yanjye, ariko mu by'ukuri nubwo ari muri file ya telefone yanjye. Rero sorry ndeka manze nkande kuri kansa. Ikintu uzakora
ikintu uzakora uzaza kuri kano kantu, kano ngaka kameze nk'akadege kari kuzamuka, uzaza uhakande. Ukimara kuhakanda nta kindi kintu uzakora, uzahita uhitemo hano hantu handitse ngo drugs, muri kano kantu kameze nk'akadege nanone kari kuzamuka, uzaza ugakande. Ukimara kugakanda uzahitamo hano handitse media packers, maze uhakande. Ukimara kuhakanda bazahita bakugeza muri file yawe. Uri kubona izi ni video zose mfite muri telefone yanjye ndetse n'amafoto. Ikintu uzakora uzazana gutya uzushaka hano hantu handitse gallery, hano hantu handitse gallery niho uzakanda. Ukimara gukanda hano hantu handitse gallery uzaza uhakande maze utegereze byirode, bazahita bakugeza muri file ya telefone yawe. Nk'uko uri kubibona iyi ngiyi ni file ya telefone yanjye. Ikintu ngiye gukora ubu ngubu ngiye guhitamo video. Ikindi kintu uzakora uzaza uhitemo video yawe, nk'urugero wenda ngiye ku uploading iyi ngiyi. Ukimara kuyihitamo nta kindi kintu uzakora, uzahita uza hano handitse done hano hejuru, izahita yirodinga gutya. Ikimara kwirodinga bazahita bakugeza ahantu hameze gutya, nk'uko uri kubibona. Ahangaha niho usetingira video yawe. Noneho ahangaha hambere uri kubona bari kudusaba title, ndake kurimo kubabona hano ngaha hambere. Ntabwo ndakunda gukoresha ga fresh. Hano ngaha hambere uraza ukandikamo izina rya video yawe, nk'urugero iyi ngiyi reka nandikemo ngo uzaza wakande gutya maze ndi kubona biri kugenda gakeya. Uzaza wakande gutya, ukimara guselectinga gutya nta kindi kintu uzakora, ibi ngibi byari byanditsemo uzaza ubisibe. Ukimara kubisiba uzahita wandikamo izina ryawe, wenda nk'urugero izina rya video yawe. Nk'urugero reka nandikemo ngo nagiye gusura Abanyarwanda, uzaza wandikemo izina rya video. Nk'uko uri kubibona rero hano ngaha ndangije kwandika izina rya video yanjye. Ikintu gisigaye uzahita uza hano ngaha naho wandikemo description ya video yawe. Nk'urugero uri kubona ngiye description nshizemo dore ni iyi ngiyi. Nta kindi kintu uzakora, uza scrollinga noneho aho ushiramo thumbnail ni hano ngaha, ni naho ruzingiye. Aha ngaha kuri kano kantu kameze gutya niho ushira thumbnail ya video yawe. Hari uburyo bwa test and be buri hano ngaha muri iyi application, ariko mu by'ukuri ntago nabubasobanurira aka kanya kuko video yawe itiba ndende. Nzabubasobanurira muri video itaha, ubwo mwe munyandikire muri comment mbabwire uburyo muzabikora. Nk'uko uri kubibona hano ngaha video imaze kuyuploading, ariko nyine twatinze twebwe turacyari mu bintu bya setting by'izi video. Uri kubona video yamaze kugeraho hano ngaha birihuta kurusha no muri application. Rero uzakanda hano ngaha kuri upload file. Aha ngaha ukimara kuhakanda nanone baza kugeza muri gallery, uzahitamo ifoto ushaka gushira kuri video yawe. Urugero ngereka nshireho iyi ngiyi ya indi bita thumbnail. Izirodingaho gake amazi itijyamo, uzategerezaho gatoya amazi itijyamo. Mu gihe irimo kujyamo hano ngaha uzascrollinga gutya setting. Aha ngaha ingenzi ni iyi ngiyi bita ngo your audience. Nk'uko uri kubibona hano ngaha kuri YouTube channel yanjye bisetinze yuko YouTube channel yanjye itagenewe abana. Nk'uko uri kubibona rero uzaza uhitemo yuko itagenewe abana, maze ukomeze scrollinge gutya uze hano kuri show more. Ndake kurimo kubabona, uzascrollinga hano ngaha kuri show more. Ikintu uzafungura hano ngaha cy'ingenzi ni hano ngaha handitse ngo automatic shutter. Uzasanga kano kantu gafunze. Ikintu uzakora wowe uzahita ugafungura. Reka nkakwereke kuko uri kubona telefone yacu yabaye noye. Kano kantu uzasanga kano kantu katavivuye, wowe ikintu uzakora uzakavivura. Kimara kukavivura rero nta kindi kintu uzakora, uzahita uza hano hasi ukanda hano ngaha handitse next. Ndake kurimo kubabona uzakanda kuri next. Kimara gukanda kuri next bazakugeza kuri tab imeze gutya. Nk'uko urimo kubibona hano ngaha bagusabye, bari kureba yuko muri iyi video na copyright irimo. Uzongera ukande next maze utegereze. Nk'uko uri kubibona hano ngaha baguhitishamo nimba video yawe irahita iba public. Nk'urugero nge ntago nshaka yuko iba public, ndashaka yuko iba privacy. Uzaza uhitemo privacy maze uhita ukanda save. Nk'uko uri kubibona video yacu imaze kuyuploadinga kuri YouTube mu minota mikeya. Kandi uko telefone yanjye yagendaga gake, we telefone yawe uzakora ku buryo ki izaba yihuta. Rero nk'uko uri kubibona uje hano ngaha kuri profile kuri content hano ngaha. Nk'uko uri kubibona video yamaze kugera aha ngaha, yamaze kugeraho dore ni gukimeze.
sorry, dore video ni iyi ngiyi uri kubona iracyari public privacy, uzaza uyifungure gutya. Nimba ushaka no kuyeditinga uzahita ubyediting, ariko nyabona nimba uri mushyashya hano kora kuri iryo buto rya subscribe maze tuzahurire mu yindi video itaha. Ciao ciao.